muraho cyane, muraho ni amahoro, muriho Imana ibashyizeho ibabeshejeho irabagize. Ni byiza kuba mwaramutse mwiriwe muhumeka, hari agahenge keza, ni byiza cyane, ni byiza. Ikaze ku rubuga Abanyarwanda Barundi, nijye Rwibutsa nkombe y'uruzi, nkaba mbasuhuzanya urukundo rwinshi n'umucyo n'ubutara. Hano turatanga urumuri, ubu ni ubutara butanga urumuri. Okay, so hano twari tuvuze tuti ubwiru ku ntambara, reka mbyandika neza. Ubwiru ku ntambara rwihishwa hagati ya bene Rutuku na bene Mututsi, abenshi mutigeze mumenya ko ibaho. Okay, ubwiru ku ntambara rwihishwa hagati ya bene Rutuku na bene Mututsi, abenshi mutigeze mumenya ko ibaho. Nicyo nshaka kugira ngo nganireho, ntabwo kiri bibe ikiganiro kirekire, iraba ari iminota mikeya. Icyambere cyangwa icyangombwa ni ukubagezaho ubwiru buhoro buhoro. Bamaze kubaha ibiganiro hafi 10 ngira ngo cyangwa binarenga, byose birimo amabanga ateye ubwoba. Ni intambara ki iri hagati ya bene Rutuku na bene Mututsi? Kuki iyo ntambara mutayizi kandi ibaho? Iyo ntambara ihera mu bimanuka. Ibintu ngiye nigisha hano ibyinshi cyane cyane kuri mwebwe Abanyarwanda, ari nayo mpamvu izi audio zikora mu Kinyarwanda mbona ari mwe mubabaje. Ku bantu bose bari ku isi, Abanyarwanda nimwe mubabaje, kuko akavuyo kose kabera mu isi gashingiye kuri mwebwe ariko ntimubizi. Okay, gashingiye kuri spirit yanyu na kamere yanyu n'umurage wanyu, ariko ntimubizi. Ni mwebwe bitambo, ni mwe sacrifice. Urumva? Nk'iyo witegereje isi on a global scale, wowe wumva ko hari super powers, hari zira za Amerika na European Union, noneho ibikorwa byabyo iyo ugiye muri influence na hidden spiritual aspects biba bishingiye kuri Israel. Ukumva nyine niko bimeze, ariko ntago ariko bimeze. Hariho izindi layers, kuko iriya Israel ni photocopy, ni kiganwa cyahimbwe gikuye mucyo Abanyarwanda bari cyo, mucyo bene Mututsi bari cyo. Okay, baraje bafata icyo kintu bene Mututsi bari bahagarariye, baragisiba, noneho barongera baragihimba, bagihimbye bagishinga hariya ko bene Mututsi bari hiswe Middle East, bashinga ikindi kintu gishya, iyindi empire nshya igendera ku mabwiriza y'Imana yigometse. Barabyumva ariko? So urwango hagati ya bene Rutuku na bene Mututsi ni urwango ki? Rukomoka he? Rwatangiye ryari? Ese ruteye rute? Hari post natanze ejo isobanura ku ijambo Hamite, yamagana nyine ibyemerwa kuri iryo jambo mu buryo bwa politiki igezweho mu myaka nka 50 ishize cyangwa imyaka hafi 60 ishize. Iryo jambo ryaje gukinirwaho, rinyuzwa mu byondo, rirahindagurwa, haza gufatwa umwanzuro ko ari ijambo rihagarariye ikintu kitabayeho, kuko mu ikinishwa ryaryo hakozwe ibikorwa bibi babikorera abo bantu nyine bene Gahima. Urumva? Aribo ugiye mu Cyongereza muri make aribo Hamites. Muri conscience y'abazungu, kubera bo batazi ko bene Gahima babaho abazungu rusange, ariko bake muri bo b'abanyarumuri kuko bari abantu baba missionaries, babaga ari abanyarumuri, bari abapadiri, aba missionaries b'abazungu, bari aba Hanning speak, bari baje muri kinyejana cya 18 baje ngo gushakisha aho umugezi Niruhera. Noneho muri iyo expedition ngo bagahura n'Abahima n'Abatutsi, ariko muri make mu Rwihishwa bari baje guhiga Abatutsi, kuko bari babazi ko bahunze bavaza biriya bice bya Palestine na Egypt, bakaza bakazimirira mu bishyamba. Urumva? Bakazimirira mu bishyamba. So baje babahiga. Okay, baje babahiga, ariko bifashira ko bashaka intangiriranire bari bayizi kuko hari amakarita menshi cyane tubona yakozwe nko mu mwaka wa 500 kera, yerekana ko bari bazi aho intangiriranire iri, berekana ko ihera mu misozi ya muntu, kuko amakarita amwe yerekana ko haba hari imisozi bareborinze ko yitwa Monte de Luna
bari bazi aho intangiriro iri ariko baje bahiga abatutsi iyo bari baragiye bari bihishe. So urwango hagati ya bene Rutuku na bene Mututsi ni urwango rwahereye mu bimanuka rukava mu kintu cy'ishyari, iryo shyari rikaba ryaravuye mu kuba Imana ijya kuva hano yari yararaze bene Mututsi aribo bene Gahima ubwami ku isi. Baburaze bene Mututsi. Hanyuma ubwo bwami buraganza kumara imyaka myinshi cyane y'ibihumbi n'ibihumbi. Iyo ugiye muri history bataburura hariya Iraq na Egypt, biriya byose ni ibintu byarangaga ubwami bwa Mututsi, ubwami bwa bene Gahima. Bya byose nta bazungu barimo, nta birabura rusange basanzwe barimo neza. Amabwiriza yari yarahawe bene Gahima. No sukwiyemera that's fact. Uyo fact niyo barwanya barayihambye nta muntu n'umwe na bisobanukiwe neza. Ariyo mpamvu nyine ubu ngubu ngewe ubizi ugerageza kubivuga ngo mu byumve bwa mbere kuko nta muntu n'umwe wigeze abivuga gutyo. Urumva? So ubwo bwami buraganza imyaka myinshi. Hanyuma noneho Rutuku aho aje kuzamura umutwe agakwirakwira aragambana aravuga ati reka duhirike ubwami bwa Mututsi, tubuhirike mu buryo bwose bushoboka, tunamwangize mu maritrica yacu yose tugiye kuzakwirakwiza ku isi. Uwo mugambi wo kwangiza bene Mututsi wahereye mu myaka twavuga ko nko mu myaka 300 mbere yuko bavuga ko Yesu yavutse. Cyagihe nyine abaroma n'abantu bisaba Greek batera ubwami bwa bene Mututsi hariya muri Mediterane, hariya za Lebanon, hariya za Syria, hariya za Palestine, hariya za Egypt, hariya za Carthage, hariya za Libya. Aho hose hari harakwirakwiriye bene Mututsi. Noneho haza kubaho ikintu cyo kwiba ubwiru no kotsa nyine inyandiko zarangaga izo civilization z'abana bacu. Hanyuma bamaze kotsa ubwo bwiru, bamaze no gukusanya ubwo bakeneye, baravuga bati duhimbe ikindi kintu gishya kigendana na system cyangwa blueprint y'ubwami bwa bene Mututsi, ariko noneho twagisize isura yacu ya ba Rutuku. Hanyuma bakora icyo kintu, noneho kiza gifite inzira ebyiri. Hari inzira y'ibijyanye n'urumuri cyangwa knowledge, hari n'indi nzira yifashishije spirituality. Sasa inzira ya spirituality bahita bagamana bati tugiye kwangiza bene Mututsi mu bijyanye na spirituality. Bahita bahimba ikintu cyitwa ngo shitani. Shitani. So ijambo shitani ahangaha rero niho muri butinyire mukanatinya kabisa, mukamenya ko iki kintu mvuze ko hari urwango hagati ya bene Rutuku na bene Mututsi nyine bihita bitanga isura nyayo mu mwumva. So ijambo shitani ni ijambo bahimbye bacuritse ijambo Mututsi. Shitani ni entity yaremwe n'aba ba Rutuku kuko bari bazi ko bahagarariye iyo energy y'icyo kintu cyitwa ngo shitani. So baravuga bati iki kintu kituranga, reka noneho tukitirire, reka dutuke iyi rasi, reka bene Mututsi yenda bite rasi, iyi rasi ifite ubwami ku isi, noneho tuyicurike, dukoreshe sosare, tuyiroge, tuyikase, tuyivume. Kuvuma ngira ngo murabyumva. So ibintu banditse nka foundational basis for their destination byari bigamije gucurika bene Mututsi no kubavuma forever. Babibivumwa forever. So noneho bafata izina rya Mututsi bariheraho mu kintu cyabo cya spirituality cyangwa idini bahimbye. The nemesis muri icyo kintu bahimbye cy'idini, nemesis ni umwanzi mukuru, umwanzi washaka kwereka intama ko ari umwanzi wabo. Baravuga bati Mututsi. Noneho Mututsi bahita bafata izina rye, bararicurika, bahimba izina shitani. None reka mbibereke ukuntu bahimbye izina shitani barivanye muri Mututsi. Ijambo shitani mu cyongereza ni Satan. Satan. Mbere ryari ryanditswe ngo Satamu. Mu mwaka nk'uwa 300 gutyo icyongereza kigitandika kubaho, byaravuga ngo Satamu. Etymology yaryo Satamu. Satamu bivuze ko bafashe izina Mututsi bagafata za ta ebyiri bakabihindura ta imwe bakongeraho ma.
kurambere bacu muri ibyo bihe bya kera hariya muri Mediterane muri Levante bandikaga ibintu byabo bahereye iburyo. Iyo ushaka kwiga neza cuneiform ziriya nyandiko za kera nyine ziri ancient bataburura hariya tuvuge bavuga ngo ni Hittite writings cyangwa Phoenician writings cyangwa Sumerian writings cyangwa Akkadian writings, iyo ushaka kubisoma neza uhera iburyo, ariko abazungu bahera ibumoso. Na n'ubu ngubu ayo makosa baracyakora. Ujya muri university zikomeye aho bavuga ngo barigisha ancient Sumerian writing cyangwa ancient Akkadian writing, bakakwereka interpretations zabo ngo bavanyemo, ariko ukabona ko babisomye bahera ibumoso. Bivuze ko n'ibyo babona n'uyu munsi byose babicuritse. Urumva iki kintu rero sinzi niba bagikora intentionally cyangwa niba bagikora batakizi, ariko ubona ko nyine nk'ihimba ry'iri jambo shitani kuva muri jambo Mututsi, barafashe ijambo Mututsi bakarihina, noneho bagahera ibumoso, bamaze kuvanga za nyuguta ya sa bakayishyiraho, noneho ya za taye ebyiri bakazindura taye imwe, noneho ya ma bikaba ari inyuma, noneho bikaba setam, ma iza kuba na. Ibyo turabibona mu linguistic transliterations. Amagambo throughout history, nk'ijambo yo utraces lineage yaryo cyangwa history yaryo imyaka nk'igihumbi inyuma, usanga icyahoze ari wa cyarabaye va, cyangwa icyahoze ari va cyarabaye u, icyahoze ari na cyarabaye ma, cyangwa icyahoze ari ma cyarabaye na. Iryo jambo nyine riva mu mwaka wa 300 gutyo, nyuma yuko bavuga ko Yesu yavutse ari satam muri biriya bice bya Northern Mediterranean even England. Hanyuma noneho muri cya gihe cy'abazunguza 10, kuko nabwo ko mu gihe cy'abazunguza 10 mu kinyejana cya 14 kugenda ukagera mu kinyejana cya 16 ariho habaye inyandukura nyazo n'ihimba rishya tugenderaho dusanga mu bitabo nka Bibiliya. Urumva n'ibindi bitabo nyine bivuga ko bifite isano na Bibiliya nka Pentateuch. Rya jambo shitani nimwe barishinze neza, ariko ari ijambo bahimbye nkana, okay, bashaka kwifashisha sosare. Sosare sinzi ukuntu twabyita mu Kinyarwanda, ariko mu magambo yoroshye ni uburozi no kuvuma. Okay, curse, pressing a curse, to press a curse upon a people by inverting who they are and by reversing that name and using the name in a clandestine agenda. Murabyumva ariko? So bafashe ijambo Mututsi bahimba character itabaho, ihagarariye ubugome, ihagarariye ubukara, ihagarariye ububi muri spirituality y'abantu rusange ku isi na destination y'isi. Ubwo n'uburozi buteye ubwoba, urumva, kubera urwango bari bafitiye Mututsi, kuko Mututsi niwe wahawe umurage w'Imana nyayo gasani kuyobora iyi si bigitangira bigikubita. Hanyuma aho Rutuku aziye ku isi, acenge yaje ku isi, ko yaje ko ariko kwese, kuko narabisobanuye, nagejeje kubisobanura ukuntu Rutuku yaje kubaho n'ukuntu yaje hano, n'ukuntu ari ikibazo ku bantu rusange no kuri uyu mubumbe, ko kuba ari hano ari continuation y'intambara hagati ya bene Imana mu isanzure na bene Kimanuka wigometse, kabakomoka kuri Kimanuka wigometse. Noneho aho afatiye ubushobozi kuri iyi si, ahita avuga ati afata uwo mugambi wo guhinduriza no gucurika no kuroga no gukasinga icyo Mututsi yarahagarariye kuri iyi si. Akora entity, akora ikintu cyangwa Imana ihagarariye umwuka mubi, ayitirira izina rya Mututsi ariko anaricuritse, havamo Imana yitwa shitani. None iyo shitani ikagira uruhare rukomeye muri spirituality nshya yateje imbere nyine yifashije bya bitabo byahoze ari bitabo byacu bitagatifu, yaje gucurika. None washyiramo uwo nemesis wifashije izina rya Mututsi ricuritse. Mu by'ukuri spirit y'icyo kintu nyine cyahembwe cyiswe shitani yari spirit yabo, cyangwa Imana ibahagarariye, cyangwa Imana yabohereje hano. Urumva ariko mwebwe abanyarwanda ukuntu muri exclusive mu bantu rusange ku isi. Bari mwibaza impamvu andi moko tuvuga nk'Abashinwa cyangwa Abayapani cyangwa Abakoreya batagira ijambo Satani, batanabyemerera, batanabigenderamo, bo nta nemesis bagira. Ariko twebwe bahuye n'abazungu nitwe tuzi iryo jambo shitani tunaryifashisha, ariko ni ijambo rishya mu biyaga bigari, ni ijambo rifite imyaka 200 gusa. Ariko muri iyo myaka 200 generation zose zavutse muri icyo gihe zitinya icyo kintu, kuko ni ikintu nyine cyahawe izo mbaraga,
cyoherezwa mu myuka yanyu, kandi ari ikintu cy'igihimbano, ari ikintu gicurika umukurambere wanyu wari uhagarariye, yari umwana w'Imana. Mututsi yari umwana w'Imana. Ni narakoze akavideo kerekana uwo Mututsi yari we, mberekana nyina wa Mututsi ko yari afite quality yo bibyemo, quality ya Mariya, ko muri make Mututsi yigize ko nkuko bona Yezu yabayeho. Hari Mututsi, hari Kibogo, hari na Sabizeze, hakabaho abami hafi batandatu biswe ba Mututsi muri dynasty ya 18 hariya no ya 18 hariya Egypt. Abo ba Mututsi baje muri dynasty ya 18 bakaba baraje mu isura ya Mututsi wa mbere. Umututsi wa mbere waje na Sabizeze na Nyampundu, ari umwana w'Imana. Urumva, bari nibo bashinze ubwami bw'Imana ku isi, ari nabo bari barahawe umurage wo kuyobora abantu rusange mu bintu byiza cyane nkuko byari bimeze mbere Imana igishinga ubwami bwayo hano. Hanyuma Rutuku aje azana urwango rwe n'amanyanga ye, acurika cya kintu ahita anagihindura nemesis. Kandi ndebe niba nabona ijambo nemesis, agihindura umwanzi. Okay. So Rutuku akoresha amagambo mu kubaroga, agakoresha amagambo mu buryo bwa sosare, mu kubayobya, no kubibagiza icyo muri cyo, no kubayobora mu nzira mbi yabapangiye. Ntago ari urwango rujyanye, ntago ari urwango rushingiye mu burasiste. No, ni ukuri dutahura, twifashishije kuba twarahawe impano yo kureba no kwibuka, noneho tukibutsa. Urumva, so hari amagambo menshi cyane yuzuye muri kiriya gitabo cya Bibiliya, n'amazina n'iki byose byacuritswe, byahoze ari mwebwe bw'Abatutsi mu Rwanda n'u Burundi no mu biyaga bigari, kandi ntabwo ari mwebwe Abatutsi gusa ku isi. Urumva, Bene Mututsi bahera mu biyaga bigari, bakagenda bakagera Take, bakagera North Africa yose, bakagenda bakagera za Iran. Ariko abasigaye mu isura nyayo ya Mututsi nkuko yasaga kera bari mu biyaga bigari. Ahandi hose aho mvuze, abo bose ngo bivanze, babaye ikiremwa gishya kuko bivanze na Rutuku, bahinduka isura, baranibagirwa, batangira nyine ibindi bishya, kuko ngo ibayobora ni ideology zishingiye muri biriya bintu byahembwe nyine, byabaye Islam, byabaye Christianity, byabaye Judaism. Bariya bo barayobye, bariya nta nubwo bagisana Mututsi n'indi mbuto nshya. Bariya ni ibiremwa byacu na ba Rutuku. Ikindi kintu mugomba kwibuka, conflict dufite ku isi iri confusing, kuko hariho section y'abantu batakomotse ahandi hantu, batakomotse Nyabiru cyangwa Iburi, batanakomotse mu bindi byeragate aho Imana zaremye ba Rutuku zakomotse, kuko baje kubaho ari uko twebwe Bene Mututsi na Bene Ntu, aribo birabura rusange, twivanze na ba Rutuku, hanyuma izo races nazo zikavuka, zo zavukiye hano, nitwe twaziremye, nitwe Mana zabo. Bariya Barabu n'impamvu batwanga, banga kwemera ko ari twe twabaremye. Urumva, nitwe twabaremye, baje kuba hari uko twivanze na ba Rutuku. Bo naba hano, Imana inagarutse ikavuga ngiye kongera ku cleaning y'isi, nyisubiza uko yari iri. Icyambere yashaka uburyo rwanya ba Rutuku ikabavana hano, kuko ntago bari muri gahunda yo kuba hano. Noneho ikareba iki yakorera bariya abantu twaremye hagati ya ba Rutuku natwe. Bariya basa nk'Abarabu, bariya bose bo muri Aziya bashya, ngo Abashinwa, ba Korea, abantu bo muri Amazon bashya, ko abantu bo muri Amazon mu myaka 500 inyuma ntago basaga kuriye, ntago bari biyobe kuriye. So ikareba icyo yabakorera, niba yakomeza ikabareka bakabaho cyangwa nabo yaba destroying. Abenshi rero mu birabura nabo yaba destroying, kubera benshi mwaguze nyine iki kinyoma ari cyo mushingiyemo, ari nacyo kiranga destination yanyu, mwese mwarayobye. So bake cyane, actually hari ibitabo by'abantu baronse urumuri banditse bavuga ko umunsi Imana yagarutse, abantu 144 gusa aribo bazacungurwa muri biliyoni, turi biliyoni zinga, turi biliyoni 7 hafi 8, abantu 144 nibo bazacungurwa. Urumva, kuko abenshi mwanyweye icyo bita cool aid. So Mututsi mugomba kumumenya, bamukozemo ijina shitani, noneho bafata ya character ya shitani bahindura nemesis irwanya umuntu ku isi, kandi atari ko bimeze. Cya kindi nyine gihagarariye ba Rutuku, cyohereje ba Rutuku hano, bakitirira umwana w'Imana hano ku isi, wari umwami w'isi, noneho barakibangisha. Urumva, barakibangisha, noneho gituma mukunda noneho ya Mana mbi ibanga yohereje ba Rutuku. So Mututsi niwe Yezu, kuko character ya Yezu yaje nka Mututsi, irongereza nka Kibogo, irongereza nkundi bise Mutuzo,
Mutuzo ariko nabwo yari Mututsi wa kabiri, nabasobanuriye ko Mututsi yaje kubaho. Okay, amariciki yagiye asobanura kuri Mututsi bashyira muri Bibiliya barayavangavanga bamwita characters nyinshi harimo Metusela. None twajya mu Buhinde naho umenye ko Abongereza bagiye bakavangavanga inyandiko zaho bahasanze zivuga ukuntu byari bimeze kera cyane ba Rutuku bataraza hano. Bafite yo character bise Samat Kumari cyangwa Sanat Kumari. Abahinde bahora bategereje ngo hari umuntu witwa Sanat Kumari cyangwa Samat Kumari uzagaruka, nkuko nyine Christianity ivuga ko hari umuntu witwa ngo Yezu uzagaruka gucungura abantu. Ariko umenye ko ibyo byose babyibye muri kamere ya Mututsi. Muri kamere ya Mututsi nicyo yarahagarariye hano, nuko byagenze na promises yasigiye abantu ku isi. Urumva akavuga ko azagaruka nyuma y'ibihe agacungura abantu Mututsi. Okay, ibyo byagiye bibaho mu mateka yacu, turabizi ko Mututsi yakoze ikintu gisa gutyo akongera akagaruka nka Kibogo agakora ikintu gisa gutyo. Ubanza na Gihanga yaravuze ko azagaruka nyuma y'ibihe, kuko benshi Bene Imana iyo bazaga baje gukora ibikorwa by'Imana bazanye ubutumwa bw'Imana hano ku isi kugira ngo bayitunganye mu buryo Imana yabishakaga, bazaga n'ubutumwa buvuga ko tuzagaruka, agakora ibyo akoze akafata nzagaruka nyuma y'ibihe. So mu Buhinde Mututsi yanditswe mu bitabo byabo ariko asemurwa nka Samat, ibindi bitabo bivuga ngo Sanat, SANAT. Abahinde bo ntibazi neza niba Mututsi yari mwene Kimari, so baravuga ngo Mututsi wa Kimari, ari nayo mpamvu bivuga ngo Samat Kumari. Rishyire muri Google urebe icyo bamuvugaho, hanyuma ibyo bamuvugaho nabyo mubyitondere, kuko again internet na basis z'ubwenge tugenderaho zitangwa na mainstream establishment za cya kintu bahimbye cyitwa ngo shitani, cyaroze izina Mututsi bagahimba ikintu cyabo, entity yabo, ikintu cya nemesis, general nemesis ku bantu, bise shitani, bitishije izina Mututsi kubera urwango no gushaka gucurika abantu rubanda. None shyiramo izina Sanat Kumari cyangwa Sanat Kumara. So baravuga ngo according to theosophical writings, Sanat Kumara is regarded as the Lord or regent of earth and of humanity. He's thought to be the physical incarnation of the planetary logos, the living being that ensouls this planet. Sanat Kumara is said to have dwelt in the etheric body for the past 18.5 million years on Shambhala. Okay, so ngira ngo murabyumva, Abahinde bo bahera kuri iryo zina Mututsi wa Kimari, bo bumva ko ari mwene Kimari. Bakavuga ngo niwe mana y'isi, niwe wari wararazwe iyisi, ubwami bw'iyisi, no kuyobora abantu, ngo akaba n'umwuka w'ubwenge w'urumuri uranga isi zitandukanye mu musanzuri. Ngira ngo murabyumva. Bakanavuga ko kamere ye ari nkuru cyane, bayiha n'imyaka, bavuga ngo imyaka miliyoni 18, ngo ahantu hitwa Shambhala. Aho ngaho kugira ngo nsobanure Shambhala bizasaba ikindi kiganiro, kuko nabyo ni ibintu biri deep, ni ibintu bitandukanye nuko bitangwa muri mainstream consensus. Okay, nabyo tuzabibagiramo tutanga ikiganiro kuri Shambhala. Ariko ubundi Shambhala bishaka guhagararira ijuru iyo uvuye muri uyu mubiri, n'uyu n'ahantu turi ku rutare rw'inda, aho ujya, aho soul yawe ujya cyangwa umwuka wawe ujya. Urumva niho ubundi Shambhala ni nk'umujyi, ahandi hantu iyo uvuye hano ujya ukajya kuyoborwa yenda n'ukuriye Mututsi cyangwa Imana nkuru hejuru ya Mututsi, cyangwa Mututsi nk'umwana w'Imana aho yibera. Okay, reka dukomeze dusomemo gatoya. Floating above the Gobi Desert, aho ngaho niho bitangira bagashyiramo nyine za fiction zabo mu bihe by'abazunguza cumu bagendaga bavanga. Shambhala is described as a city invisible to the naked eye, as it exists only on the etheric plane. Etheric plane bavuze mu mutagara uri hejuru y'uyu mutagara wacu. Hari imitagara iriho idasaba kuba ufite umubiri kugira ngo ube muri iyo mitagara cyangwa ubone ibiryo. Hano kugira ngo tube hano
tuba tugomba kuba mu mubiri. Umubiri ni nka appareil cyangwa apparatus idufasha kureba ibiri hano. Okay, ni instrument idufasha kureba ibiri hano. Bisaba ngo wambare uyu mubiri, noneho uyu mubiri ufite amaso, ufite amazuru, ufite umunwa, ufite ibirenge, ufite amaboko, ufite ikibuno, ufite umugongo, ufite inda, ufite amabere. Okay, kugira ngo ube muri uyu mutagara. Noneho hari iyindi mitagara idasaba ibyo ngibyo, yenda isaba indi mibiri itanduka ifite ubundi buryo iteye. Okay, nibyo bita etheric plane. Ngo known as the city of Enoch, Shambhala has been designated as the spiritual center of earth where the will of God is known. So bavuze ngo city of Enoch, bavuze ngo umujyi wa Mungwe, kuko nabwiye ko Enoch ari Mungwe. Urumva? So barashaka kuvuga ko Mututsi ari mwene Kimari, kandi Kimari nyine n'umuhungu wa Mungwe. So muri make ubu bwiru uko bwagiye bufatwa n'abantu bari hirya no hino ku isi, bwagiye buba interpreted differently. Nko mu Rwanda ntabwo twibuka niba Kimari ari umuhungu wa Rurenge cyangwa umuhungu wa Mungwe, ariko njyewe neretswe ko ari umuhungu wa Mungwe. So Sanat Kumara ni Mututsi mu mateka y'Abahinde cyangwa mu bwiru bwasizwe hariya mu Buhinde. Ubwo bwiru nabwo Abongereza bagiyeyo barawuvuyanga, barongera barabwandukura, babutanga mu buryo mububona mu bitabo bigezweho muri iyi minsi. Urumva? Nabwo nta hantu Rutuku atagiye gucurika ubwiru. So izina Sanat Kumara muri koreho research, niko Mututsi yitwa hariya mu Buhinde. Mututsi akongera kuba akaba Metusera muri Bibiliya. Nabwiye ko habaye abamututsi benshi cyane. So rimwe na rimwe hari ubwo bashinga kuri Mututsi nyine uriya wa mbere, cyangwa bashinga mu bamwe muri ba Mututsi baje kuba bami hariya muri Egypt. Wibuka ko akenshi nk'aya mazina ya ngombwa hari n'ubwo nyine ibikomangoma byagendaga bikwirakwira hirya no hino. Tuvuge hari ibyavuye hariya Egypt bikajya kuba muri Iraq. Muri byo hakaba harimo ukoresha izina Mututsi, nk'uko naberetse ko izina Muhabura ryakoreshejwe Egypt rikongera gakoreshwa muri Mesopotamia. Urumva? Muhabura. Urumva? Ahandi bagiye bacurika amazina y'abakurambere bacu ni muri rya jambo mwebwe muzi nka Sudan. Ijambo Sudan again ni ijambo ryavuye mu ijambo ntutsi cyangwa ibututsi. Rutuku agikandagira hano yakubitanye na ba Mututsi hariya mu butayu hose. Urumva? Yaraje asanga hariya mu butayu hose hariya muri Afrika ya ruguru huzuye bene Mututsi banahite ntutsi. None asubirira i Burayi ati hariya ni ntutsi. None ijambo ntutsi abaje kugerageza gusemura ibyo abazungu ba mbere babonye bana recordinze ribananira gusoma, baravuga ngo ni Sultan. Bari nkuko nyine baheraga ibumoso bajya iburyo. Iryahoze ari ntutsi riba Sudan. None bandukura maps baravuga ngo hariya mu butayu ni Sudan. Kuko iyo urebye map zo mu bihe bya 15th century, ntabwo igihugu tubara nka Sudan ya ruguru cyangwa y'epfo ariho hari Sudan gusa. Sudan berekaga ko ihera Mali ikaza ikagera mu nkengero za Ethiopia. Kuri bo baravuga bati hariya hantu na ahantu hatuwe bene Mututsi. Ni ibintu making a sense ku muntu wize history na linguistics na archaeology n'amateka y'ukuntu ibintu bihinduka nyuma y'imyaka 2000. Urumva? N'ukuntu nyine kamere y'abantu bo bagenda bibagirwa vuba cyane. Nk'umuntu wo muri Sudan ntabwo ushobora kumubwira iki kintu ngo acyemere. Ariko twebwe mu Rwanda twebwe dukomoka ku ntangiriro ya byose twabyumva. Twajya mu kadirishya kacu tukarunguruka tukareba uko ibintu byagiye bihinduka, tukatangara tuti baba we uzi ko ibintu byaduhindukanye nayo cyane, byose bigahinduka bikaba ibindi bishya. Urumva? Sudan byari bivuze ntutsi. So misconception ijyanye ku magambo yahimbye amagambo menshi. Iryahoze ari ijambo ntutsi rihimba n'andi majambo menshi cyane nka taseti again ni ijambo ntutsi. Taseti ho ni ijambo abasemuraga amatwi y'intare, abazungu basemuraga amatwi y'intare basanze rishaka gusobanura aho abantu bahoze ari abami Misiri bavuze ko bakomoka. Iyo taseti yatungaga agatoki hariya mu Bendi Bugande. Ubu ngubu hitwa ntutsi, hasigara akaji gato cyane ubu ngubu, ariko iyo site yose yitwaga ntutsi.
tujya mu mateka mu Rwanda n'u Burundi tugasanga ko hari ahantu hitwaga intutsi. Mu by'ukuri utuntu duce twasigaranye izina ryaho ziriranga umwanya wose yenda w'ibiyaga bigari, yenda ibiyaga bigari byose bitwaga ntutsi, kuko mu matwi y'intare bavuga ko bariya abakurambere bavuze ko bo bakomokaga intutsi ibukomokamana, banahitaga ibukomokamana mu misozi ya muntu, mu misozi ya muntu. Okay, hanyuma misconception na ba Rutuku kubera batari bazi aya magambo, bagerageza uko bashoboye kose bagenda bahimba amagambo mashya kuva muri ayo ngayo ya kera abakurambere basize. Icyahoze ari muntu bakita muntu, bakita muntu, kuko bo abakurambere baravuga bati tuva mu misozi ya muntu. Noneho ryaje mu muntu bariharira umusozi umwe ariwo Rwenzori, ariko ubundi byasobanuraga imisozi yose y'ibiyaga bigari kuva ku Kilimanjaro ukagera kuri Elgon ukagera Mount Kenya ukagera Karisimbi, yose yari imisozi ya muntu. Ugashyiramo imisozi yo mu Rwanda yose, imisozi igihumbi, yose yari imisozi ya muntu, kuko muntu ava iburi ava iburi yashyikiraga mu Rwanda. Okay, ku muntu yategetseho kuko nabakoreye akaganiro kerekana ukuntu umuntu yabaye umwami ku isi kumara imyaka myinshi. Hakurikiraho Rurema, hakurikiraho abagore babiri, umwe yitwaga Nyiranema, undi akitwa Nyiramungwe. Byose narabiberetse mu kaganiro, uzasubire mu bishakishe mu byumve. Urumva? So aba bazungu baba Rutuku mwemwe bafashe ibintu byabo bunguri mu bihindura ukuri, kandi byabo ari ibicurano bishingiyemo n'urwango kuri bene Mututsi. Umututsi arangwa kurusha abandi birabura bose, ko kugira ngo Rutuku ategeka ku isi ashingira mu murage wa Mututsi. Okay, aricyo kiriya kintu cyitwa ngo Israel gishingiye muri uwo murage, na rituals zijyanye n'uwo murage. Kugira ngo uwo murage ufate yo hagomba kwicwa ba Mututsi benshi, no kwica bari aba Palestine nubwo bahindutse uruhu, bahoze ari bene Kimana umuhungu wa Gahima. Ni ya ritual sacrifice y'amaraso ya mwene Mututsi. Urabyumva ariko? Iriya ni dami, iriya ni race, ngo twakwita dami race, yahimbwe ivanywe mu maraso ya Mututsi, ikomeza gukorerwa sacrifice. Amaraso nyayo ya bene Mututsi yatanzwe nk'igitambo. Ejo bundi ariko nyine ba Rutuku baje mu Rwanda bakahavuya nko bahavuyanze ko mubyibuka, bishira hatanzwe igitambo cy'amaraso menshi, nubwo mwebwe mu bireba mu yindi context, ariko hari context iri hidden mutazi ya ritual sacrifice. Kandi iyo ritual sacrifice ikaba inahoraho, ukabona na conflict tuvuge ziri hariya muri Eastern Congo zifashisha ignorance muri Bene Kiru hariya muri Congo, ko Bene Kiru bafite urujijo kuri ibi bintu, ntago bazi inkomoko yabo, niyo bagana ntago babizi. Naturally ni abantu bibagirwa vuba cyane, bagakoreshwa bakabikoresha. So ugasanga ko noneho ubu bacanye wa muriro wari waracangwe mu Rwanda ejo bundi mu myaka 40 ishize cyangwa 50 ishize, washyiraga urwango hagati ya Bene Kiru na bene Mututsi mu Rwanda. Ukabona ko cyakiri Eastern Congo aricyo gikorayo, ugasanga nyine bene Mututsi aribo target, shangwa bamareho hari bahave bashire. Ukajya ukabona wajya muri conflict ziri naho muri Horn of Africa, ugasanga nabyo nibyo, ugasanga cya kintu nyine kiri establish cya UN cya Rutuku yashinze cyitwa UN, ugasanga kirwanya bene Mututsi muri kariya gace. Ugasanga bo barabahejeje ntibabaho neza, bimeze nabi cyane. Ugasanga hari ikintu babateye cyakasi badasobanukiwe, igihora kibarwanya bashira. So ubwo Ubwiru numva bikomeye kugira ngo mubyumve, birakomeye kugira ngo byumve, ariko yenda ntihabuze bake babyumva. Ubundi ngewe y'umuntu umwe gusa yumvise ubutumwa biranshimisha, yumva ibyo ngerageza kuvuga biranshimisha, iyo umuntu umwe ahumutse biranshimisha. So mukore research kuri ibyo bintu mvuzeho, cyangwa bitekereza mu bikoraho meditation, mu byumve, yenda bibafashe kongera
kwibuka abo muri bo, okay, tuve mu mwijima kuko ni ibihe turagenda dushyira mu bihe bya nyuma. Hashobora witonda, hashobora kubaho ikintu cy'impindura se. So abantu muri mu kintu cy'idini, abantu mukunda idini, mukunda Christianity ikoresha izina rya Mututsi nk'umwanzi. Okay, ndabibasobanuriye, mubikoreho meditation, munyita umusazi cyangwa byamagane, ariko that's the truth. Iyo ni sosare babakozeho. Okay, iyo ni sosare muri under bondage, muri under curse. Okay, barabavumye, muri mu muvumo. Iyo muri mu gusenga biriya bintu muvuga ngo shitani uba wivuma. Niyo mpamvu turi inyuma cyane. Kwatura amagambo ukoresheje n'umwuka, ukoresheje intention, ni ibintu bikomeye, ibintu biri powerful. So iyo ugiye muri kiziyo ukavuga ngo shitani toka, Rutuku aba yarakurangije. Uba uri mu kwivuma. Cyane mwe b'Abatutsi ntago mugomba kuba Christians na gato. Wibuka ko bari abantu biyitiriye isura yacu, bari bitwa abana b'Abayahudi, ntibajya bemera Christianity. Ntibemera Christianity na gato, kuko bazi ko ari ikinyoma, ari ibihimbano. Okay, so Umututsi guhaguruka agafata Bibiliya agatangira kuvuma, yifashishije amazina uko bayacuritse kandi yari amazina y'abakurambere be, ni ibintu bibi cyane. Uba nyine reinforcing ya spell ya curse bagushizeho wowe nk'Umututsi, wowe mwene Mututsi. Urumva nta shitani ibaho, shitani ya n'izina rya Mututsi bahinduye baracurika with intention to curse Bene Mututsi no gukasinga abo Mututsi yabaraga bose ari bo bantu rusange, cyane abirabura. Urumva? So ubwo bwiru kanizere ko mubwumva, kanizere ko hari icyo biri butange, kanizere ko muri bikoreho meditation, mubigireho inzira y'ibare, mubitekerezeho, mubyigeho beyond that. Bamwe bagiye muri university muri mwe mushobora gukora adventure mu ishami rya linguistics, mukagerageza kumva ibyo ndimo kuvuga. Hari bamwe muzi ubwiru bwacu, nyine ubwiru bwa barurenge, bw'amateka ya barurenge n'abakimari ku isi. Mugeyo kuko niho nyine ubwiru butkomoka, niyo bikomoka inje bishingira iyo ngiyo, bikaza buhoro bikagera mu bihe tugezemo. Urumva? Ntago ari ibintu upfa guhimba. Bigasaba ko wiga abazungu critically, ibikorwa byabo n'imitekerezo yabo na agenda yabo na philosophy yabo, n'icurika badukoze n'igihe iryo curika ryatangiye. Urumva? So ni ibintu biri occultic, ni ibintu bishingiye muri sorcery. Abazungu ni abasosarazi cyane, n'abarozi bifashisha amagambo n'amategeko, noneho bakajya mu bikorwa, bakabaroga psychologically on a subconscious level. Ugahora wiroga nawe, wituka, wiheza, wikasinga, ukikasinga na generations zizakuvaho zose. Ugahora wambaye isura y'umwanzi wubise shitani utabizi. Urumva? Bavuga uti ngiye gusenga Imana no kwitunganya, bikarangira wiroze again more, ukoresha nyine ya magambo baguhaye akuroga kwangiza. So muhumuke, turi mu bihe bishya, ubutumwa mubagejejeho ngira ngo murabwumvise, kanizere ko hari icyo buri bubafashe. Reka ngarukiraho ngaho, tuzakomereza yenda nzabazanira ikiganiro kirambuyeho kuri Sanat Kumara. Okay, umukoreho research Sanat Kumara. Abahinde bahora bamutegereje, niwe Mututsi. Muri make kuvuga ngo Yesu azagaruka, none Mututsi wavuze ko azagaruka. Umwana w'Imana yavuze ko azagaruka gucungura abantu be no gusubizaho ubwami bw'Imana nk'uko bwahoze mbere ba Rutuku bataraza, no kwirukana ba Rutuku ku isi kuko n'abacengezi. Okay, murakoze. Imana ibarinde. Yari umuntu wanyu, Abanyarwanda Barundi, Rwibutsa Nkombe y'Uruzi. Murakoze. Imana